Umuhanzi Run Up yatangaje ko ashobora guhindura izina mu minsi iri imbere nyuma yo kunanirwa kumvikana n'umunyanigeria bakoranaga. Run Up yabwiye ko yagiranye ikibazo n'umunyanigeria bakoranaga nyuma bakaza kugirana ikibazo byatumye bashaka gutandukana. Run Up yagize ati havutse ibibazo biba ngombwa ko twatandukana, ariko ansaba ngo kugira ngo bikunde ngomba kumwishyura ibihumbi 17 by'idolari, ubwo narenga miliyoni 24 y'amafaranga y'u Rwanda. Ati nyuma yo kuganira byibuze twemeranyije kwishyura ibihumbi 12 by'amadolari, ubwo narenga miliyoni 17 y'amanyarwanda. Ati nkayo nkayamuha mu byiciro. Sasa rero naye bari bumvikanye ya Run Up avuga ko bananiwe kumvikana ku buryo bwo kwishyura, birangira bemeranyije ko bategereza amasezerano akazarangira. Run Up rero wakagira ati amasezerano yari asigaje imyaka 3, urumva ko ntayimara ntakora umuziki. Ubwo rero ngiye gushaka uko nahindura amazina mere nk'utangiye umuziki wundi bushyashya. Sasa Run Up yadukoreye indirimbo nziza zirimo Tsunami n'izindi nyinshi. Nirihe zina wamwifuriza ko yakitwa cyangwa se wamwita irihe zina? Nge wumva Amres from Rwanda, Kigali, Turindo, Mr. Gwagwa, Stato Alizo to have do to can Mr. Show, Mr. Vibe.